Muri iki gihe cya none iyo uri umuhungu ukaba ukunda abakobwa benshi cyane, ukaba uri umugabo ariko ukaba utunze abagore benshi cyane, abantu benshi mu rwenya rwinshi bakunze kukugereranya na Salomo. Salomo ni umwe dusanga muri Bibiliya, umunyabwenge, umwami watunze abagore benshi. Bivuga ko yatunze abagore bagera ku 1000. Muri benshi mwifuje ko twazabagezaho amateka ye n'ibigwi bye. Nibyo tugiye kurebera hamwe kuri uno munsi. Byo biguteguriye kandi ugiye kubikugezaho. Nitwa Tuyisabe Nelson. Aho ugiye kubikurikira ni kuri Shukuru TV official. Turagushimiye wamaze gukora subscribe. Turagushishikariza kuyikora nawe utarayikora kugira ngo ujye ubona ibyiza tugutegurira kandi tukugezaho. Nge guhaye ikaze kandi ndagukunda cyane. Amateka y'umwami Salomo wamamaye cyane mu burasirazuba bwo hagati imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Salomo yavutse mu mwaka wa 970 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Avukira mu mujyi wa Yerusalemu, ni mu gihugu cya Isirayeli. Ni umuheburayo ukomoka mu bwoko bw'abayuda, akaba umwisirayeli wuzuye. Akaba umwana wavukiye kandi agakurira yewe akanapfira mu mujyi wa Yerusalemu. Yabaye umwami wa gatatu wa Isirayeli, akaba ari umuhungu wa kabiri w'umwami Dawidi. Nyina yitwa Bedesheba. Salomo bisobanura umunyamahoro. Salomo akivuka, umuhanuzi Natani atumwe n'Imana yaje kumwita Edidia, bisobanura inshuti y'Imana, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Samweli ibice 12 ku murongo waho wa 25. Inyandiko nyinshi z'amateka zerekana ko Salomo ari umwana wa kabiri kuri Dawidi na Betisheba. Salomo avukana na Natani, Shamuwa ndetse na Shobabu. Inyandiko nyinshi zerekana ko Salomo ari umwe mu bami 48 bakomeye babayeho mu mateka ya Isirayeli. Korowaniyo ivuga ko Salomo ari we muhanuzi urenza abandi bose babayeho. Mu rurimi rw'Icyarabu Salomo yitwa Suleimani. Salomo yasabye Imana ubwenge, Imana ibumuhana n'imitungo myinshi itarigeze igira undi mwami wese wabayeho wa Isirayeli n'uzabaho. Salomo yashatse abagore benshi cyane, ku ikubitiro yashatse umwana wa Farawo, yongeraho abandi bagore 700 ndetse n'inshoreke zigera kuri 300. Amateka avuga ko Salomo yari afite amagare 1400 n'abagendera ku mafarashi n'inzovu 2000 byabaga mu midugudu yacyuragamo amagare ni Yerusalemu mu murwa w'umwami. Bibiliya y'Abaheburayo ivuga ko Salomo ari we wubatse urusengero rwa mbere rw'i Yerusalemu. Iyi Bibiliya kandi mwerekana nk'umunyabwenge uhambaye, umuherwe kabuhariwe ndetse akaba n'umunyembaraga ntagereranwa. Ikamwereka kandi nk'umwami wagwije ibyaha byinshi byiganjemo ibyo gutunga ibigirwamana no kuva ku nzira y'Imana ishobora byose. Mbere y'uko Dawidi atanga cyangwa sapfa, yahawe Salomo igishushanyo mbonera cy'Imana cyo kubaka urusengero rw'Imana. Mu mwaka wa 4 w'ubutegetsi bwa Salomo, amateka avuga ko aribwo yatangiye kubaka urusengero, kandi kugira ngo rwuzure byafashe imyaka igera kuri 7 n'igice. Abakoze imirimo yo kubaka urwo rusengero ni ukuvuga abayede, aribo bahereza b'abafundi n'abafundi, bageraga ku bihumbi bigera kuri 10. Ni urusengero rwatwaye amafaranga menshi cyane kubera rwakoreshejwe zahabu n'ifeza nyinshi cyane. Uru rusengero rwarimo ibyumba 2 by'ingenzi nk'uko byari bimeze mu ihema ry'ibonaniro, ariko ibi byumba byari binini cyane kurusha ibyari mu ihema ry'ibonaniro, byarutaga rwose iby'ihema ry'ibonaniro. Nuko Salomo ashyira isanduku y'isezerano mu cyumba cyo mu rwinjiriro cy'urwo rusengero,
nkaho ibindi bikoresho byabaga mu ihema ry'ibonaniro abishyira mu kindi cyumba. Uru rusengero rumaze kuzura, habaye umunsi mukuru. Salomo yapfukamye imbere y'uru rusengero arasenga. Mu isengesho yasenze yabwiye Imana ati, ijuru ubwaryo ndetse n'ijuru risumba ayandi nturekwirwamo hanswe uru rusengero, ariko kandi Imana yanjye, jya wumva abagize ubwoko bwawe igihe bazajya basenga berekeye aha hantu. Iryo ni ryo sengesho Salomo yasenze. Igihe Salomo yari arangije gusenga, umuriro wamanutse hejuru ukongora amatungo yari yatanzweho ibitambo, kandi urusengero rwuzura urumuri rwinshi rwari ruturutse ku Mana. Icyo cyari ikimenyetso cyerekana ko Imana inejejwe n'urwo rusengero hamwe n'isengesho rya Salomo. Gushaka abagore benshi kwa Salomo byatumye ashaka abanyamahanga batemera Imana, bituma Salomo asenga ibigirwamana. Gusenga izindi mana byatumye aba umugome, siyongera kunezeza rubanda. Rubanda narwo sirwongera kumwiyumvamo. Ibi byatumye Imana imurakarira. Salomo Imana imubwira ko ubwami izabumunyaga ikabuha undi muntu. Ibyo kandi ko izabikora Salomo atakiriho, kandi ko izabikora ku ngoma y'umwana we. Ikaba kandi izamunyaga abantu bose b'ubwami. Salomo yaje gupfa amaze imyaka 40 ku ngoma y'ubwami. Yasimbuwe n'umwana we witwaga Rehobowamu. Salomo yapfiriye i Yerusalemu nk'uko twari twabikomojeho haruguru. Salomo yapfuye cyangwa se yatanze mu mwaka wa 931 mbere ya Yesu Kristo. Salomo yapfuye afite imyaka 80. Dore bimwe mu bitabo Salomo yanditse tutasoza no mateka ye tutabikubwiyeho. Salomo yanditse ibitabo 3 dusanga muri Bibiliya, ari byo Imigani, Umubwiriza, Indirimbo za Salomo. Ibitabo bikomeye cyane kandi birimo amagambo y'ubwenge. Ngibi byo twakubwira ku mwami Salomo, umwami ufatwa nk'umutunzi, umwami ufatwa nk'uwari umunyabwenge, umwami ufatwa nk'uwarongoye abagore benshi. Nge wabiguteguriye kandi ubikugejejeho nitwa Tuyisabe Neriso. Aho wabyumvaga ni kuri Shukuru TV official. Turagushimiye. Indi gahunda nk'iyi ni mu biganiro bitaha. Imana ikurinde.